kuru yashyizwe hanze n'urwego rushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko areba abinjira n'abasohoka n'imipaka muri Amerika. Is it IC? Something like that. Ubwo ni IC. ICE. Ubwo ni IC. Avuga ko Prince Kid yatawe muri yombi tariki ya 3 Werurwe 2025 mu mujyi wa Fort Worth muri Texas. Muri Texas. Uru rwego rwavuze ko Prince Kid yari amaze iminsi atuye muri Fort Worth mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Gusa ngo yaninjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Tugiye kugenda gake twumva Imana yanjye baramumariye Prince Kid nagirane. Amerika yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi zashyizweho n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ku ya 29 kwa Ukwakira 2024. Tunakwisha mandi yote. Tega amatwi wumve. Mungu wangu. 2024 kangahe? Kugeza ubu Prince Kid afungiye muri kasho z'urwego mbere yuko hafatwa ikindi cyemezo icyo ari cyo cyose mu bijyanye no kumukura muri Amerika. Mu Kwakira 2023 nibwo urukiko rukuru rwakatiye Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gapipi. Ku gitsina, agapipi ni ku gitsina. Mu isomwa ry'urubanza yaba Ishimwe Deodoni n'abamwunganira mu mategeko nta wari mu rukiko mu gihe ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe. Umucamanza yavuze ko yagombaga guhanishwa igifungo cy'imyaka 16. Cyakora bitewe nuko ari ubwa mbere akurikiranwe n'inkiko, igihano cyagabanyijwe kigirwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2. Bombo klati. Mu Ugushyingo 2023 amakuru igihe yahawe na Maître Nyembo Emeline wunganiraga uyu mugabo mu bijyanye n'amategeko yavuze ko batigeze bajurira icyemezo cy'urukiko. Ibyaha Prince Kid akurikiranwaho bishingiye ku ihohoterwa bivugwa ko yakoreye abakobwa bitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda. Yamaze igihe kinini ategura binyuze mu kigo cye Rwanda Inspiration Backup. Bombo klati. Hey! Mfite ikibazo cyo kwibaza. Prince Kid nagera i Kigali araza gufungwa, baraza kubihera bushyashya cyangwa arakomerezaho imyaka igeze? Abanyamakuru muhanagure kamera zanyu muzabe muri ku kibuga cy'indege. Bombo klati. SADC aya makuru ngo byaje kugenda gute? Mutegereze ibindi muraza kubibona namara kugera i Kigali. Mfite amatsiko yo kubireba. Nabonye reka nze nkubwire ntabwo ndibuze kuvuga izina ryawe, ariko nari mpamvu yo kutavuga izina ryawe. Reka nkurabure we Nkundi neza style uracyafungwa niba ukora ibintu mu mutwe wawe ukaba ufitemo ubujiji bukabije bwo kumva ko ushobora gufungishwa n'umuntu uko yavuze kuri social media. Umuntu afungwa n'ibyaha, ntabwo ntekereza ko mu rukiko dufite itegeko rishobora gufungisha umuntu. So uyu Nkundi neza nabonye ari kwivugisha ubusa avuga ko ndi
ndi umuyaga, ariko ndi umuyaga ushobora kuguhuha bro, ndi umuyaga ushobora kuguhuha. Nose nanjye wanyita umwana wa ntuza bagitera, niyo sura yawe imeze nk'ibikambonja. Ibikambonja ni ibigoro bimeze nka capati ariko byakira bakora mu mishaba. So this people, iyo umuntu ngo hari ibyo ntarabona ashobora guhereza. Reka tujye mu byatuzanye uyu munsi, mumbwire bagenzi banyu, mubwire ngo barasa n'Imana. Inkuru ya Prince Kid mugende muyifate muyumve, ni hafi urimo kumva. So nta munsi n'umwe ikintu gihe mutaracyumva, hariho abantu bashobora kuvugaho, hari abantu bashobora gusubiza, hari abantu bashobora kuvuga, bashobora kubwanuka bakavuga nkabareka kuko igihe kitari icyo, kugeza igihe mbonye biri ngombwa reka nigire mu bimfitiye inyungu. Urimo kumva? Mwiseka mwana, mwiseka. Usiceki, ntimuseke, ntimuseke. Aho babera agatsibo gatsindwa, usanga abahamba abari abaheza nguni ku rwego, usanga bafitemo na tribalisme. Narababwiye, usanga bafitemo tribalisme iteye ubwoba, ariko your time will come. Nzabafatira igihe cyanyu, nzabafatira igihe cyanyu, kandi mfata one by one, ngufata nk'ihene ngiye guhereza urukingo. Hari ukuntu bajya bafata intuza bakajyana inka kuzitera inshinge. Mwese no kuvuga ngo nzahera kuri umwe, wowe buri wese nuvuga ngo nuguhera kuri umwe, mfata umwe nkamanza. Urabona ko akunda abana bakerewe ku ishuri, amufata akavuga ati pita apa, afata kamata kiboko yako, ugafata ikiboko cyawe akagikubita, ukinjira mu ishuri ukajya gufata amasomo n'ibyo nzabakorera. Ariko ntuje, I'm not rushing, nta kinyirukansa, nta kinyirukansa. Muzaba meze nk'inka irwaye ikibagarira. Aba bahanya, ntabwo ngewe, ntabwo nshobora gusarana n'abasazi n'abanyeshyari, ariko ngo difata icyo nkora ni kimwe, mbashyira kuri liste, nkagenda mfata umwe, ngushyiraho maka, nkavuga nti wowe uyu munsi igihe cyawe kirageze, igihe niba kigeze ngwino uryozwe ibyo wijanditsemo. Kwijandika ku izina Godfather, ukaza ukuritunga urutoki, ukazana propaganda. Godfather sinkoreshwa ngo twara gake, ngwino ufate ibyo ukwiye gufata, ngwino ufate ibihembo by'ibyo wabibye, ngwino ufate ibihembo byo kurira izina Godfather. Kuko ndi kuganira na Dumba ejo bundi agiye kujya mu biti, yarambwiye ngo iyo idubu murarizi, idubu iyo urifashe ugahorana naryo muri ya shyamba, iyo umanitse amaboko rirakureka rikagenda. Iyo ushatse guhangana riragushwanya gusa, ariko iyo ugaragaje ko nta ntambara ushaka rirakureka. So my people, aba bakanda nzugi, sha uyu nguyu Mairwema, uyu nguyu ni mwene Kavundera ugukanzeho, uyu ni mwene Kavundera ugukanzeho, yahinduye izina. Niwe mwene Kavundera, niba ari wowe bimbwire. Uyu niwe Mairwema, uyu ni mwene Kavundera, niwe ntabwo ari we. Uyu ni mwene Kavunderi, Ariane ndakubona. Uyu ni mwene Kavunderi sha tu Kanyana, niwe Kanya zamuka, niwe mwene Kavunderi, niwe ngaho mushyire muri big screen, niwe. So my people, no kuvuga ngo gahunda ukuntu imeze. Reka iyi nkuru ndaza kuyirambura ya Prince Kid nyuma amaze hafi imyaka ingari muri ntuza, ari muri afungiwe hamwe, se muhungu yari afungiwe. So guys, tap your screen, mutapinge screen, site prenda basabye mutapinge screen. So gahunda ukuntu imeze rero, ejo
abantu mwari ahangaha mwabonye ukuntu ibintu nabitwaye ku murongo, ni kuri yabikoze, ni kuri abyesitaye. Urimo kunyumva? I used educated idiot, inyungu zanjye bwite. Mukaza ahangaha you think you are casting, murimo kunkasa, but I'm making it clear. Ariko mwumve twumvikane, nyirabayazana gitera ugomba guterwa icumu nk'iryatewe Yesu mu rubavu. Ibyo ngibyo byo niko nihame. Biragoye bikanagora cyane kugira ngo ufate Godfather umwibasire bigende birangire nkaho nta cyabaye. Ntabwo bikunda, ntabwo bikunda. Icyo nashobora gukora ni kimwe n'iki ngiki, no kuza wowe wateguye gushoza iyo ntambara, ugatekereza ko ndi buze kugusubiza mu nyungu zawe ngo bikungukire. Nkubwira ukuntu umusirikare akora. Ikintu kimwe kiriho, ndakubwira ngo fata urushinge rw'isaha yawe, ibare, nirangiza kubara iki kizagera umubwire. So araje ndaza kubona, ntegereje ngo impapuro zingereho. There is this way, uburyo wa applying ku rukiko bakaguhereza impapuro, the details zose. So you pay like $25, then you get that papers ku buryo ushobora kutanya inkuru ndaza kuzimanika nganda za kuzishyira nizimara kuhagera. Urimo kumva? Hanyuma ibindi tubitegereze turebe. I give it time, nguhereza umwanya. Naho izi kosho de la forêt, ariko ibaze kuzangaha ngo uravuga, mba nkubwire, iminsi n'igihe bizabereka realite y'ibyo ari byo. Nzabahana kibyeyi, nzabahana kibyeyi, one by one. Wowe shiraho profile y'amatama twinjire mu iteko neza. Oya, so umva Rwema, uyu nguyu ni mwene Kavunderi. Rwema uyu ni mwene Kavunderi, niwe. So the thing is, ngira ngo ejo hari abantu 1,900 mwabonye exactly ibyo bari abana bavuze. Niba mufite mu mutwe hatekereza exactly kuri niko kuri. Igihe nikigera nkumva biri ngombwa, igihe nikigera nkumva biri ngombwa, nkumva ntacyo biri ngombwa, muzamenye imva n'imvano y'ibi bintu, nzabibereka. Kandi nimbibereka nibwo nzaba ntangiye, nibwo nzaba ntangiye guhana buri wese wabigize mu ruhare. It's gonna take a month, bizatwara umwaka, bizatwara imyaka 2, bizatwara amezi. Godfather igihe cyose uje ungana, ukazana ibitero byawe ukabitera kuri Godfather, ndoroshye cyane. Iyo unsigiye umwanya wo gucamo ngo nigendere, ndagenda. Iyo usize nta room yo gusohokeramo, nkubera nk'injangwe mu nzu. Wowe wabumbuye akanwa, ndakurahiye ko you will pay, uzishyura uko byagenda kose. Dorahonda.
wowe wagiye muri izi propaganda dore aho nda uzishyura. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mutapinge screen mureke twinjire mu kazi ka buri munsi gafite aho gahurira no kwinjiza ibifatika n'amafaranga. Ira live nakoze ejo nayikoze by purposely. Ntabwo nisobanuye bro. Nta muntu mfite, ntabwo nisobanuraho. I did that nabikoze kuriya kuko nashaka kugira ngo ngende kuri abyagenze. That's why you see I pull up those people. Reka babwire uku ni ukuri kandi kuzahora ari ukuri. Umunsi wa mbere nahagurutse nkabwira abantu aya magambo, nkababwira nti twumvikane, when you use this platform, ninde muntu uza kuntiza umwanya hano, piyo nikantiza umwanya gato, give me a second ntiza umwanya. Umunsi nababwiye ko izi platform, especially live streaming, you can make money, you can focus on it, ugakorera amafaranga. Niba dushobora kugira umwana w'umukobwa mu Rwanda ukorera 72,731 mu gihe cy'iminsi 60, nuko social media ifite amafaranga, especially this platform ya TikTok. Ndafashe umwanya wo kwegera buri wese mbona ushobora kugira idea y'uburyo bwo gukorera amafaranga, ariko usanga n'abafite izo platform ari ibivume. Usanga umuntu adafite ubwenge bwo gukorera amafaranga ariko ashobora gusenya ibiriho. Reka nze nkubwire, kunyitambika nakoresha uburyo ubwari bwo bwose bushoboka. Wanyitambikiye mu nzira nkagushyira iruhande ngakomeza gahunda yanjye n'urugendo rwanjye. Icyo byansaba ngo dufata, ntabwo nzagusubiza kuri social media hano. Uzaza ukore propaganda zawe ubikore, byanga bikunda uba ugomba kubona ikiguzi cy'icyo washyizeho hariya. Turi kumwe? So the thing is, abashobora kuza bagakora bazakora. Ibigoryi bizagira injury. Nibamara kugira injury, bazasigara hariya buri wese abiba icyo, buri muntu asarura icyo yabibye. Impamvu ubona abantu batajya bagira limite, umuntu akaza akakwataka, akongera akakwataka, nuko bazi ko bijya bishyirira ahangaha mu magambo mu kuvuga. Ariko reka nkubwire, ndatandukanye. Ntabwo uzaza kunyibasira hano cyangwa ukiro propaganda ngenze gusubiriza hano. Never. I will come after you. And of course uba ugomba kwishyura.
harya ngo navuze ngo ko ya mpano azafungwa ngo kuvuga ngo kuri ya mpano ngo nshinga amabere, reka mbisubiremo n'uyu munsi. Ya mpano nibasanga biriya byaha bimuhama, bazafata amacuho batware ahagomba kujya. Niba yarakoze ibyaha gukora umukobwa ngiye ndi kurande rwa victime. Hello, murababaye tena? Nibasanga ibyaha bimuhama, bazapfunge ubuzire. Nibasanga ibyaha bitamuhama, azagaruke muri societe. Ngaho ni mwigumure musare. Ni igiki cyo kutavugwaho. Nobody uri hejuru y'amategeko cyangwa udashobora kuvugwa. Namuvuze. Iyi space abantu twari kumwe ejo, niba mutarabonye the reality y'ibintu bibiri inyuma. Niba ejo mutarabibonye, ubwo ngo mufite ikibazo mu mitwe namwe. Ejo kubera iki abantu mwese mwahinduye statement mukavuga ko ntafungisha abantu ngo ahubwo ngo bakora space, kubera iki ejo mwahinduye statement yanyu mwese? So gufungwa kwa ya mpano nta nyungu bifitemo, gufungurwa kwa ya mpano nta kibazo mbifitemo. Twumvikane. Kuvuga kuri ya mpano nta gikuba cyacitse. Ni nk'abandi bose. Turi kumwe? Bavuze kuri ya mpano ducinga amabere, twangirije industry, twangirije showbiz. Naje kurimbura showbiz, navuze kuri ya mpano. Fageshe ndore birenge. Listen to me. I'm not gonna change my statement. Kubwo nabivuze na view na tanse uko navuze ibintu ni kuriya. This guy ibyaha nibimuhama bazafunge ubuzire. Nibitamuhama azataze muri society. Hanyuma ejo mwakwiyarinze iki kintu. If you came to confess, mureke kunsunikira mu nzego nafange. Hanyuma ibindi tuzaba tubireba. Bantu mushaka gukorera amafaranga, nkuko nababwiye kuva ku munota wa mbere, muve kuri ibi bigo ry'inaba basama. Wowe ubasha gukorera amafaranga, this platform irishyura. We have izindi community duturanye hari ahirya abana b'Abanyethiopia bo muri Ethiopia, abana bo muri Kenya, they are making money. Audience mufite ikibazo gikomeye mu mitwe yanyu. Mufite ikibazo gikomeye. Niba kugeza ya masaha umuntu ashobora kuza kubura ati Godfather yanga abahanzi, Godfather gira urwango, arashaka gusenya mwanjije mwe, ndashaka gusenya. Ngende abantu bari baseze, aba bantu banywa cannabis. Ngo barashaka kumbona nkuko mbabona, kaboni wanyu hashya kaboni ishyano. Urumva? So ibyo kuvuga ngo murashaka kumbona ngo muzamura naje kuri kamera hano, forgot about that. Ubu ngubu waje kurahura urwango kugira ngo ngufashe kangukize urwo rwango mapumbu y'ababako. Reka ngukize urwo rwango utazarwandura. So ngayo nguko mureke twinjire mu byatuzanye uyu munsi. Ndashaka buri wese Shani, none se Shani ko wankanzeho, ndashaka kugira ngo twese tugere ku gihumbi, ubundi twinjire mu zindi nkuru zidafite aho zihuriye n'izi saga turi kujyana. Ariko n'impamvu muri ibi biboro no kubivuga amacaka kugira ngo mbivugeho kugira ngo tunarye show. Ndabizi ko mukunda itiku, mushaka kugira ngo mwumve ibintu bidafite ahantu bihuriye n'uburyohe. Ariko mureke dukandaneho, tubikore dukandanaho abantu mu ntapingire screen. Ubundi nze noneho mukanya mbabwire ikijya mbere. Ninde wapfuye, habaye iki, bimeze bite, ninde warongo ibyo mukunda. Reka ndabizi mbaha ibyo mushaka. Umuriro uragiye. Gahunda yo gukanda naho irageze, ubwo Jessica wamera. Gahunda yo gukanda naho irageze, iradukunda umuhungu wanjye, ndabona wa